turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Imana bane namwe aho muherereye hose, abari mu Rwanda n'abari hanze igihugu cy'u Rwanda, mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Mukozi w'Imana uraho neza? Twari tumaze iminsi tubana, mbona ufite morale, ariko ngubu ngeze hano nta morale nyinshi ufite. Bimeze bite? Suhuza abakunzi bacu. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe kandi Imana ikomeze kubishimira. Uyu munsi ndashaka ko nawe uri budusengere. Reka dusenge. Tangira ikiganiro. Njye mba naraye nsenga. Byinshi mba nabonye bici agera kubona n'ibintu bikaguca intege. Niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo ntabwo igihe cyose umuntu ahora aseka. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Aha ngaha rero tugeze ku mugaragu wawe, tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ndetse kandi ndakwinginze kugira ngo wohereze umwuka wera azabane natwe kandi ubwiza bw'Imana butumurikire. Uwiteka we, turashaka kukubona, turasabira umugisha abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo, abadukurikiye bari hafi ndetse n'abari kure, abo bose turabasengeye tubasabira umugisha w'Imana kugira ngo bashyigikire kuko uri Imana ibizi kandi ibishoboye. Ngaho rero tuguhaye ikaze na karibu muri byose mu izina ryawe rya Yesu. Amen. Mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Uraho neza? Waramukanye amahoro? Ntabwo ari neza. Ntabwo ari neza. Ntabwo ibintu byose bihora ari byiza. Ko bitoroshye. Ntabwo byoroshye. Ntabwo ibintu byose bihora ari byiza. Mana, nduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he? Mubimbwire, ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cyawe cy'iburyo gihoraho. Imana irinda Abisirayeli, iyo ngiyo ihora iri maso ntisinzira. Imana we, Imana irinda Abisirayeli, iyo ngiyo we ihora iri maso ntisinzira. Ntizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda amanywa nijoro nihunikira. Ikurinda Imana ntizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ibibi byose iteka ryose. Izakurinda amajyanama za none no mu bihe bidashira. Imana yacu, Imana izakurinda amajyanama za none no mu bihe bidashira. Abadukurikiye nyine ubwo mwihangane nuko bimeze, ngo ikurinda amanywa nijoro
ntihunikira ntisinzira. Niho hantu twashakaga kuvuga, ariko murabizi ko igihe kiragera nyine ikinyarwanda kikagorana, kandi nakaba kaje gutyo ntabwo tuba twatoye ibitabo ngo tuyiririmbe dusoma. Icyangombwa nuko tuba tuyiririmbye. Reka turirimbe umuririmbyi w'150. Uvuga ngo iki? 150. Reka turirimbe mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo nishimiye ko data wa twese, ndumva nta muntu utayizi. Abakunzi bacu bazajya bihangana. Nayo bari message rega. Tuzamurire. Ego. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, ayiwe arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye, kandi kinyobye nkamushavuza, ntareka kunkunda ndakwiriye, kandi kinsubizaho Yesu ari, cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, ayiwe arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye. Nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya mubaza ndirimbanya nti, Yesu ni iki cyakunkundishije. Dusubiramo kuri icyo gitera kugira ngo abantu nabo babyumve. Nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya mubaza ndirimbanya nti, Yesu ni iki cyakunkundishije. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ndakwiriye, kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi, koko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye. Amina. Nishimiye ko Yesu ankunda, ayiwe arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye. Kuri kiriya gitera cya gatatu
harahagera akavuga ngo nzajya ndirimba mubazanya ni ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya ndirimba mubazanya ni Yesu niki cyakunkundishije. ako kantu Ubundi se rukundo bararumenya? Nzajya ndirimba mubazanya ntinongera nsubiramo se Yesu niki cyakunkundishije. yego Imana ishimwe cyane. amera Imana yacu dufitiye urukundo, niki cyakunkundishije. Muririmbyi aririmba neza asubiramo ati nzajya ndirimba mubazanya nti ese Yesu niki cyakunkundishije. yego Urukundo rw'Imana ni rwiza kandi Imana yacu iradukunda, nubwo twebwe bamwe tutayikunda ariko Imana iradukunda. Imana yacu ni nziza, ni inyembabazi, ni uy'urukundo, yo kabyara gahora ku ngoma. Niyo mpamvu tugiye tuba dukwiriye kugira gute gusaba imbabazi, yego tugasaba Imana yacu imbabazi. Imana ishimwe cyane rero, yego ikomeze tugirire neza, ikomeze tuhundakize amababa yayo yo kabyara, ikomeze dushyigikire. amen Buriya Imana yacu nyegeranya nko kuntu inkoko ibundikira imishwi. Sinzi niba ndabizi niba warabaye mu cyaro y'inkoko ziba. abaye rwose Buriya inkoko irararira ikagera igaturaga, ariko yajya no kugira ikabundikira abana, ikaza kugera igihe ikabagenda imbere ikagenda ibatorera. yego amena amen ikagenda ibatorera. Nanjye rero ntekereje kuri indirimbo ngo nzajya ndirimba mubazanya nti ese Yesu niki cyakunkundishije. ni igiki niki cyatumye unkunda, niki cyatumye unkunda, niki Yesu wanciye iki Yesu buriya hari igihe, ariko sinzi abantu ukuntu mba mbona Imana yacu, Imana idukunda, niba n'abandi ariko babibona ntabwo ariko mbizi. Imana itorera igatorera abakozi bayo, igatora iradutorera, kuko iyo nambaye ikote nk'iri numva ko ari Imana yari impaye. yego Ikote nareguriwe n'umuntu uri hanze. Umukozi w'Imana ngomba kukwambika agakote. Hari n'ibindi byinshi yakoze. yego Ndamushimiye ahari yiyumve kandi arabizi. Yakoze n'ibirenze ikote. N'ubu no kuba mpagaze ni ukubera Imana kandi yamukoresheje. Imana yarumva ko imurimo. yego Imana imuha umugisha rwose ahari. Ndabizi ko nta kiganiro cyanjye n'iki na kimwe kijya kimucaho. yego Imana imuha umugisha rero. Hari n'ibindi byinshi yakoze bikomeye. Mpora mwifuriza umugisha ku Mana. Icyo numva cyo yabona kandi Imana arakimwemereye ni ubugingo bw'iteka ryose. amen ni ubugingo bw'iteka ryose. Imana ikomeze mushyigikire, n'abandi bakwiye gukomeza kudushyigikira mu murimo w'Imana. Ngira ngo ubushize twarabivuze muri kuriya kwezi gushize, tuvuga ko ibikoresho byacu abantu badufashije tukabona ibindi byarushaho kutubera byiza. Ubu kamera dukora ikiganiro tumeze nk'aho tuyifashe. Abadufashe rero rwose mwaramugize neza. Imana yabaha umugisha. Mukomere rero, mukomere, turasenga nubwo ari urugamba bitoroshye. Ni kenshi dukomeza kubwiriza abantu ngo bakizwe, ni kenshi dukomeza kubwira abahanuzi ngo bareke kubeshyera Imana. Ni kenshi dukomeza kubwira abahanuzi ngo nibareke bareke amagambo babeshya ngo bariho barahanurira Imana, kandi kumbi hari bya bindi duherutse gusoma muri Yeremiya ibice 23 umurongo wa 21 babeshyera Imana. Ubu bageze naho babeshyera abantu ngo babarya amafaranga, wagira ngo amafaranga ubutagira, ariko afite uburyo abayeho ukagira ngo ntiyagira. Abantu rero
buriya niyo mpamvu wabonye nsuhuza ukabona ntabwo meze neza. yego Abantu bamwe barimo barakizwa rwose, ariko hari abandi bakomeje kugusha abantu, bakomeje kubagusha, bakomeje birakomeye. birakomeye cyane, birakomeye n'urugamba. noneho niba nza gusenga yemeza ati simbizi. ariko izi YouTube ngira ngo zibaho sinzi. reka ntangire message nihuse kuko n'ubundi ndumva nta mwanya dufite, umwanya mutoya. abantu barihangana kuko ndasoma ni message mbona nabonye, ariko nkazandika kubera ko ziba ari nyinshi, ngenda nzitanga mu gihe cyazo bitewe n'uko zaje. ndano rero barihangana. message rero ngiye gutanga ni ku muntu, hari umuntu wiyita umuhanuzi, ugiye gupfa. kuri YouTube avuga ko ngo hari abantu bamuriye amafaranga. ndetse abo yari bangana iki? arega buriya hari igihe abantu bajya kuri YouTube bakavuga Imana ikaduhishurira ibyabo, bakigira bere, kandi arega Imana yacu irareba ntiyerekwa. yego twebwe tukereka ibyo yatubwiye, ariko ntabwo Imana we yerekwa. ubu tayari niba mpagaze imbere ya kamera ndimo mbeshya abantu, ariko igihe sinanabishobora. uzi ko mpari message mperutse gutanga mu gihe cyashize, nkatanga message nari nemerewe gutanga uwo munsi, ariko narengejeho indi message imwe, ndwara umutwe wenda kunyica. iyo warengejeho yari iy'ukuri, yari iy'ukuri, yari iy'ukuri, ariko yagombaga kugira nyine nayitanze mu gitari icyacyo. urumva ubundi njye ntanga message nkurikije uko zagiye ziza. ubu hari n'izo nzatanga mu minsi iri imbere, kandi nazibonye uyu munsi. uko zigenda ziza niko zigenda zikurikirana. uko zigenda ziza niko zigenda zikurikirana, nibwo buryo ngomba kuzitanga. Imana rero yamunyeretse ko nawe aravuga abandi, ariko urumuriho ntirumworoheye. aravuga ko bamuriye amafaranga, ngo bari abantu bari bamwoherereje, ngo avuye hanze, ariko arapfuye arimbutse. bitoroshye. nshatse umuntu navuga n'akarere atuyemo n'intara. numva bitoroshye, ntabwo byoroshye. twagiye tubona abantu benshi kuri social media bavuga ko bariwe amafaranga, ntiwanababara. ntabwo wari ukwiye kumuvuga kugira ngo tumenye uwo ari we, nawe yimenye, yenda abe yahindukirira Uwiteka nawe umugirire imbabazi. ntabwo nkwiye kumuvuga. ni benshi, ariko buriya ngo habwirwa benshi hakumva beneyo. buriya habwirwa benshi hakumva beneyo. nawe yisuzume yumve. asa n'abaka ari umuhanuzi w'Imana.
seka bavuga niba asenga niba ari Imana akorera da ntagenda asenge ayisobanuze, kuko niba azi ko muri abo nawe arimo ayisenge hanyuma ayisobanuze. Kera yahoze ari we ko yaratandukiriye, kandi abakorera Imana ntibabuze, barahari. Iyo utandaraje gatoya rwose gucaho. Ndumva rero message nayo mfite cyane cyane ari y'uwo muntu. Ndagapfa kaburiwe n'impongo ko nyine ngo baca umugani, kandi ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kugira gute kubona. Abantu rero bakwiye guhindukira bagakizwa, bagakizwa muri byose. Abantu bagakizwa uburozi, bagakizwa kuroga, bagakizwa kwica, byose bagakizwa ku gato no ku kanini. Niba bashaka ubuzima bwiza, niba bashaka kubaho by'iteka ryose, abantu ntibakizwe, bakizwe ku gato no ku kanini. Nuko bimeze. Aha, yewe se wageze ngo ubutumwa ntibwatambutse. Ubutumwa bwatambutse, ibindi ntibitureba. Imana iravuga kandi ngo intumwa ntiyicwa. Nibumva bazakiza ubugingo bwabo, nibatumva kandi ariko mfasha turirimbe aka gakorasi ndumva kaje. Karavuga ngo genda ubampamagarire bagaruke ku murimo, maze ubambarize uti ninde wabahaye konji. Genda ubampamagarire bagaruke ku murimo, maze ubambarize uti ninde wabahaye konji. Ababyeyi ku murimo, abagabo ku murimo, maze ubambarize uti ninde wabahaye konji. Amina. Ubampamagarire bagaruke ku murimo, maze ubambarize uti ninde wabahaye konji. Birakwiye ko abantu bose bahindukira bakongera bakorera. Hari abantu ubu bacitse intege mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Abantu basengaga baza kugwa. Iyo korasi nta bandi bwira ni mwebwe. Ngo genda ubampamagarire bagaruke ku murimo, ngo ubambarize uti mbese ninde wabahaye konji. Ubu hari abantu babonye ko insengero zifunzwe bacika intege, bitura hasi birarangira, ariko ntabwo ariko bimeze. Abantu twari dukwiriye kuba maso. Ngo genda ubampamagarize, maze ubampamagarire ngo ubambarize uti mbese ninde wabahaye konji. Yesu aduhana umugisha. Haleluya. Tugaruke ku murimo kandi tuvuge agakiza nyakuri. Imana yatubwira ngo mbese ninde wabahaye konji. Abantu baragira ngo hari niko byahoze. Niko byahoze, mbese niko byahoze. Barumva ko reka tugusaba dusengere. Reka mbasengere. Mana yacu, Mana nziza, Imana yo kwizerwa, Imana twakurikiye itazatubabaza ahubwo izatugirira neza. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze, twari imbere yawe Mwami. Turagira ngo ukomeze kutubwira ubutumwa bwiza, tubabwira abantu bakomeze kwihana no gusobanukirwa kuri Imana ishoboye byose. Batakuzi bakumenye, abakubuze ubiyereke. Ngaho rero ukira kutugira neza kugira ngo izina ryawe rikomeze kubahwa. Urakoze kuko byumvise, kandi urakoze kuko duhinduriye amateka, abantu bagahindura amagambo ku buzima bwacu. Urakoze kuko turengeye Kristo. Ndakwereka abapfakazi, ndakwereka abakene, ndakwereka imfubyi, ndetse n'abandi bose babajwe n'umubiri, abarwayi. Mu izina rya Yesu ndakwinginze ngo barengere ab'ingo zasenyutse ububakire. Hagarara mu ruhande rwacu rero, kandi tukugireho umugisha. Urakoze kuko twumvishije, turasenze kandi turizera mu izina rya Yesu Kristo.